Mike. bamwita Shalmedit. Shalmedit. nabonaga handitseho Lady Shine. byari byanshanze gato. Reka noneho tuyumve ubwo uraza nawe utubwira byinshi kuri ndirimbo sibyo? Oh yes. Mu buzima duhura n'inzitane gusa tukazicamo nta mahane. Yo boys, rifle yanjye n'inzitane. Yo boy Chris Breeze. Ubuzima ni hame. Shalmedit muri face. Dutangira abapinga gusa Imana niyifite. Life y'abasani mu biganza byayo niga twambaze dupfukamye dusaba Imana kuduha izina rikomeye twambutse iyi mipaka twamamare mu mahanga twubaka izina. Ubuzima nakuriyemo ntibwari bwiza na gato, bamwe bari mu mashato twe twabuze na yageto, bamwe barya bakamena abandi tukagwirirwa. 2018 nandika Chris Breeze ku rutonde rw'abahanzi. Uru rugamba turimo ntirworoshye na mba, Stani n'amaniga yarangira ishyamba. Umwanzi utazi bwiza nyifuriza ibibi gusa, Imana itanga Imana ipanga byiza buri munsi. Imipangu y'abapipo ni mupa wengeni fresh. Yo, get me fresh. Rifle yanjye n'inzitane. Ubuzima ni hame. Turara imihanda twiruka. Nyamara mu buzima nampinduka. Nibaguteza ibibazo nukabarebe nabi, kuko nabo sibona bwo basa ubusaza bwabo. Diko hapfa mu misiri imbere zababaza impamvu igihe cyose nabasabye mwanze kumbabarira. Mubonye maze gukira mushaka kungarukira, ndagira mumbabarire. Murabizi ko mwahemutse. Imisi y'agahinda ntabwo nzi ingana iki, imisi y'idishimo nyibarira ku ntoki. Ndicara nkibaza kubaho bimaze iki, Imana washobora ukankurira umwanda mu nzira. Ikintu nabasaba rero banzi bacu, mukurikira ibyanyu byacu byo mu bisigi inyuma. Ikindi nakwibutsa n'abakunzi bacu, ahuriza muri amaboko then clap hands. Mukurikira ibyanyu byacu byo mu bisigi inyuma. Ikindi nakwibutsa n'abakunzi bacu, ahuriza muri amaboko then clap hands. Rifle yanjye n'inzitane. Ubuzima ni hame. Turara imihanda twiruka. Nyamara mu buzima. Bamwita Chris Breeze atubwira ngo inzitane kagoma keze cyane. Hanyuma Chris no ndirimbo ko yibonutsemo neza cyane byatari iryoshye, imeze neza cyane kabisa. Hanyuma se Chris no ndirimbo niwe wayiyandikiye cyangwa se hari umuntu ugufasha kwandika, bimeze bite? Nijye wayiyandikiye, Niwe wiyandikira? Yes. Okay, hanyuma wayikoreye muri studio? Nayikoreye muri studio bita VIP Nation. VIP Nation. Hanyuma iyo studio ikorera hehe? Gisenyi mu mujyi. Gisenyi mu mujyi? Yes. Okay. Si studio ni VIP nk'izina ryayo, kuko na product ivamo urumva uburyo ityaye kabisa. Ibiremereye cyane. Na nyirayo ariko araryaye hagataho. Aho ngiye bise bintera kwibaza indirimbo uburyo ari nziza, buriya ni nk'iyakangahe mu ndirimbo maze gushyira hanze? Ndumva ari ni ya kane. Ni ya kane? Kabisa urumva harimo akantu ka experience. Okay. Hanyuma ufite koko wa muga indirimbo nyinshi cyane. Hanyuma yabanjirije ngiye bayita gute? Cyangwa se izayibanjirije? Ntago nazize. Nta kibazo wenda ukuntu zitwa cyangwa se zishaka nibura. Hari imwe bita Karine. Okay. Hari n'indi bita Sinabikora. Okay. N'indi yitwa Umuhozi. Okay, neza cyane. Hanyuma numvise ufite rap imeze neza cyane, numvise ufite uburyo cyo flowing biryoshye cyane. Hanyuma hanga nagira ngo tuguhe imizigo bundi turebe uburyo ki wayishwanyaguza neza cyane. Sinzi niba wenda ujya wiyaminiya, I don't know. I'm ready. Ibintu byo kugwa muri beat ugashwanyaguza.
akica beat yes. akavanga umuti neza Chris Yes, ngari ready kabisa. are you ready Yeah. okay reka tubigenze gutya ubundi twumve ko wa mutipe niba ari umuraperi kuko w'ukuri cyangwa se si w'ukuri biraterwa nawe bitewe nuko ari butwemeze sibyo oh yeah reka tubigenze gutya Yeah. Chris Breeze. Come on. Bavuga ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe. Nkiri muto sinatekereje ko ubuzima bwanjye bwasorezwa mu buroko nabaraga ibihe byiza gusa kubabara ibyo sinabitekereje nakundaga kwiyicariraho mu ndeba utumuvi none nicaye gereza niba nzuzuza ikivi bahunguwe burya ijoro ritinda gucya mbega umunsi wiruta abonye uko hanze hasa nkakinera ipfunwe nk'agahinda nasigiye ababyeyi amashuri nacikije gusa narabasebeje menya yuko bwije ari uko numvise injereri kuje n'ikibiriti nibyo mfite nk'urumuri ntekereza umunsi nakoze amahano nkanibuka ko benshi babifata nk'imikino kwirukira kwishimisha iminota mike ukazapfa utanezewe mu buzima bwawe bwose niyo mpamvu nanditse uru rwandiko ruzasomwe n'abana bo ku ivuko iby'ubuzima bwaha mu buroko nagize rugira agenda nyunga ibitege Amen. Alright, urabyumva. Good shop of story. wamwumvise Uziko watuma nanjye bitamba umuhanzi. bamwita Chris Breeze in the house guturuka i Rubavu ntago yikoraho Chris hanyuma ahangaha uwamwongeza hanyuma tugakomeza tuganira nyuma kumwongeza byo uririrwa unabivuga reka tubikore gutya niba imyuka igihari Chris simbizi Chris imyuka iracyahari fresh kabisa fresh nta kibazo tutaza kuvuga ngo ni fresh ukagera hagati ngo boze ngazari the gentleman turi kumwe na Chris Breeze muri studio turi kumwe na Mr. Fari turi tuganira kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye ku muziki wabo hanyuma reka tumwongeze gatoya ubundi twumve uburyo turi budushwanyagurize iyi beat yindi twagiye Yes. Ninjiriye umuzika abandi barihirika mu kibuga cy'umuzika ndacyari nyiri imyuka imiriro ndavumbika njye ndagacuta vunika ikigomeke singoheka ahubwo ndaranandika urukundo rw'uyu muzika hip hop sinayireka ni rap narabyini kubishaka wanasimbuka naryohewe n'umuziki ntuzibaze ngo nibi tupake se yazize iki ibaze ngo ibi nibi iyi ni music mvuga gasopo kuba tuvuga ndacyapo wiyihuye abana mujye mu mazu wambeshyaga ntaramenya kurapa nk'uko mbikora nabyabasheri nasanze banyica mu maseri simfata feri ndirapa nk'amakaveri nabyirutse pifari we mfata nka entertainer nabyirutse butera safi babirimo neza the life ari utop ubu nanjye niyo nzira iyo ntari studio mba nkwamiye radio batwikana audio tvt na video cyano zose zifite bamwe mu babanzi bifuza kubukondo ku NYA utizaba swaga amaraso akiri supe kandi how change umva rap rana nawe ubundi ufatira isomo narakingiye unovala based on a base gusa bisaba mu mutwe ukamenya icyo uri kino uzaba nka runaka makoni uza nanjye mfite mvuga ngo hano muri studio ndabona ari umuriro gusa Sharifu bari bivamo oya byavamo ni uburyohe mu bundi kabisa tubirimo neza cyane bamwita Chris Breeze abirimo neza cyane kabisa Sharifu buriya wamuha nk'amanota nk'angahe yose namuha namwe nsigaje ahubwo buriya reka buriya ugiye nko kumusabira nka collab ubona ari nk'uwuhe muraperi hano mu Rwanda yafitingamo neza cyane ku buryo bakorana na collab ryose umuraperi bitewe n'ukuntu numva agwa muri beat byatari n'umuhanzi Fireman urabizi ko bamwita umwami wa beat mu Rwanda na collab yabo yabimeze neza kabisa yes hanyuma reka tujye noneho kwa Breeze umuntu aguhaye amahirwe noneho kuba washaka collab yose hano mu Rwanda niye collabo wumva ko wafitingamo neza cyane mu Rwanda
ku baraperi ku baraperi ko numva nacuzinga babiri nibo nkunda kabisa ntaribi Riderman aza kuri top agakurikiraho nubwo yagiye ntabwo nzano yagiye bamwita Dani Nanone Dani Nanone arahari n'ubushize mu mezi ashize ndakeka kwezi kwa kabiri gutyo mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri igeze kuba ari n'ahangaha yaje gutaramira abanyehuye muri Diamond Club gusa nyine ntaherutse gushyira imizigo hanze ariko abiri muneze ngo batipe babiri nibo wemera byatanye ndabemera kabisa neza cyane ako nigeze kumvaho ebana mu mirongo wamanutse wigeze kumuvugamo umuhanzi Pifra ngo wakuze ari we wemera nk'umu entertainer ariko ubwo nakuze kuvuga nakuze ubwo wahise uhindura muri make okay ako narinda mukunda nawe neza cyane hanyuma nibyo koko buriya ubona noneho target yawe noneho mu muziki nyarwanda noneho mu by'umwihariko muri rap ubona buriya ari iyihe navuze ati target yawe muri rap muziki nyarwanda ubona ari iyihe target yanjye muri rap nukuzamura hip hop tukagera ku rwego rwo hejuru urabona mu Rwanda yes bya bindi bakunda kuvuga abakora R&B iyo bakoze show harabinjiriza angahe ibihumbi 10 25 gutyo ariko muri rap nta hantu ndabyumva no kwinjiriza aha menshi banza ari bibiri no kuzamura hip hop ikagera kuri top ikagera kuri ya level yo hejuru hari umuhanzi wigeze kukanyuzaho dore ko tumufata nk'umuhanzi wagize icyambarira hip hop nyarwanda bamwita MC Mahonibone waba mufiteho amakuru MC Mahonibone waba muzi uko muzi ko ari we watangije hip hop mu Rwanda hari indirimbo yigeze kwandika cyangwa se yigeze gusohora yise kubaka izina si umukino indirimbo yigeze yumvaho waturimbiramo gake niba warayumviseho kera cyane andika M andika C uno muhanzi rero bamwita MC Mahonibone yaririmbye ino ndirimbo yumve gatoya turi kumwe cyangwa ntituri kumwe kubaka izina si umukino turi kumwe cyangwa ntituri kumwe ntituri kumwe andika M andika C fatanya nsome MC haguruka simbuka toma mu mashyi andika M andika C fatanya nsome MC haguruka simbuka kubaka izina si umukino neza cyane akantu nashakaga amahanga ni kano kantu uti kubaka izina si umukino nk'uko bitangira avuga ngo neza cyane ati kubaka izina si umukino ese buriya izina ryawe uko uri kugenda uryubaka ugenda no kuri ino ndirimbo ya MC Mahonibone mu by'ukuri ubona koko izina ryawe hari aho rizagera hari uburyo ki nibura rizashinga navuga rizagira izina nk'iryo bano bahanzi nibura wagiye uduhaho urugero bubatse bagezeho mbese mbere yuko anagisubiza aho izina rye ryatangiriye naho rigeze ubu atubwire niba hari aho ryavuye hari naho rigeze hari naho rizanagera none icyo cyizere kirahari icyizere kirahari kuko uko natangiye ndakeka uko natangiye ntabwo ariko mpagaze ubu ngubu icyizere mfite rero izina ryanjye rizagera kure rizatumbagira ubundi icya mbere ni ubuzima nzakomeza nzagerageza gukora ibyiza nshimisha abantu abafana niko nabyita hari benshi bagiye batangirira muri hip hop nyuma bakahita bahinduka bakajya mu zindi style za R&B za Afrobeat mu by'ukuri wowe ubona ko hip hop nibura izakugaburira nk'uko wenda abandi ijya ibagaburira hip hop ndi ku mutima izangaburira izankorera ibyo abandi bakorera ndabyizeye cyangwa irenzeho nanone uyikora by'umwuga by'urukundo cyangwa n'amafaranga azamo urabizi ko abenshi hari igihe bagera ku kintu cy'agafaranga